nicaye mu cyumba iwanjye numva nshaka kurikodinga ibi bintu, ikigaragaza yuko ibi bintu nta kamaro bifite, ariko wowe nubyiza urasanga bifite akamaro. Bamwe mu bantu bakomeza kuvuga yuko imbuga nkoranyambaga zabaye inzira yo kwinjiza amafaranga ntabwo babeshye, ariko se koko biha agaciro? Winjiza amafaranga gute, cyangwa se ni gute wayinjiza? Icyo ngusaba ni ukubakora subscribe aho hasi ugashyiraho n'akazogera, nanjye nkiyinjiriza izi note. Urakoze. Ni Kaduna TV show na Sabius abayeho neza kuko mwakoze subscribe, abayeho neza kuko yakoze mugakora subscribe. Ubu muraje mumbwiye muri comment kuvana ubugoryi aho ngaho nawe ukore cyane wigira ikibazo, kuko niyi ngiyi nkoze icyo nyikoreye. Kora subscribe maze mbatemo. Ese wari uzi yuko uyu munsi ushobora kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga harimo nka YouTube, cyane ko ariyo ihemba neza mu gihugu cy'u Rwanda, even if itemewe cyangwa se n'ubwo itemewe? Icyo mvuga ko bitemewe si uko mu Rwanda batemera, ahubwo nuko mu Rwanda YouTube itayemera cyangwa se itemera ko yakorera mu Rwanda, kubera yuko population y'u Rwanda iri hasi cyangwa se itari ku kigereranyo yifuza, ariko akoreraho amafaranga. Aba ni bamwe mu bantu bakoreye amafaranga kuri YouTube bigakunda kandi mu buryo bugaragara. Ndavuga abanyarwanda bagera ku 8 ba mbere mu Rwanda bafite akayabo babikesha urubuga rwa YouTube. Bamwe muri bo uyu munsi bashaka ko batagihembwa nk'uko bari basanzwe bahemba, kuko urubuga rwa YouTube ruguhemba bitewe n'uko wakoze. Ndasobanura imbaraga wakoresheje, icyo wakoze, uburyo ki warebwemo. Bamwe muri mwe muzi yuko gukora cyane bisaba kuba gukora cyane bisobanura ko kwinjiza cyane, ariko kuri YouTube ntabwo ariko bimera. Ushobora gukora rimwe ariko icyo kintu ukoze kikaba cyagutunga amezi 2, 3, 4 cyishyura inzu yawe ukodesha. Wenda avuga uba mu nzu, ndabizi wowe uri kundeba uyu munsi ushobora kuyibamo uyikodesha cyangwa se ari iyawe. Wowe uyibamo ari iyawe, ukeneye kurihira abana minerivare, nimba nta mwana ufite, ukeneye kwambara neza, ukeneye kurya neza. Bamwe muri aba banyarwanda bakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye kuri YouTube channel zabo cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zabo kugira ngo bagere aho bagera, babikoresheje nko kugaragaza impano zabo. Tunyarutse uwa mbere naheraho n'uwo bita Sabius cyangwa se Sabe, Murungi Sabe. Sabe yahoze ari umunyamakuru ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni umunyarwanda, ni umubyeyi, ni umupapa, ni umugabo wubatse. Yize itangazamakuru, mu kuryiga biba n'umwuga we cyangwa se biba akazi ke kamuhemba umunsi ku wundi. Ariko igihe kamuhembaga ntiyari yagasobanukiwe YouTube channel, kuko yahembwaga kuba yakoze kuri radio, ku binyamakuru n'andi yagiye atandukanye, nk'urugero igihe.com ko kiri mu binyamakuru yakoreye. Ubwo yasobanukirwaga YouTube channel ntabwo yaje guhita yoboka iyo nzira, kuko icyo gihe ni bake bari bazi ibya YouTube channel mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa uyu munsi mu mwaka wa 2024 ni umwe mu banyarwanda afite YouTube channel mu Rwanda zihagaze neza, aho ahagaze abasaga 1 miliyoni y'abanyarwanda, abanyamahanga, ndavuga abatuye muri Afurika bagiye batandukanye, ab'imurenge, abo muri Congo, Tanzania, i Burundi, ndetse n'inaha iwacu mu Rwanda, Kenya n'ahandi hagiye hatandukanye, harimo n'abadiaspora. Uyu munsi nawe ari mu bantu bahembwa akayabo kuri YouTube channel, aho ahembwa asaga miliyoni y'amanyarwanda n'andi arenga mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ni ikigereranyo, siyo ahembwa. Bishoboka ko aramutse akoze akarebwa bitandukanye n'uko yarebwaga bisanzwe, yazamuka akaba yava kuri 1 miliyoni, 1 miliyoni 10, 1 miliyoni 20 akajya hejuru yazo. Uwa kabiri tunyarutse turajya ko bita Papa Sava. Papa Sava uwo tuzi ni Itegeka Graciana, amazina ye nyakuri. Yabaye umwarimu ndetse ni n'umwarimu na n'ubu wigisha Kinyarwanda muri University mu Cambridge. Urumva ko nta kazi kameze neza, ariko ntibyamubujije kuba yaza mu ruhando rwa sinema agakora, kuko yarasobanukiwe yuko impano ye yaba impamvu yo kugira ngo abeho ikamutunga. Byatumye
ayoboka sinema ayikora neza cyane, ubwo yatangiranye na ba Kanyombya, ku barebye filime yitwa Zirara Zisha n'izindi zigiye zitandukanye. Niyitegeka Graciane mu bo batangiranye niwe wavuyemo akomeza urugendo rwa sinema abikesha urubuga rwa YouTube, aho afite YouTube channel yitwa Niyitegeka Graciane, aho acishaho seri yitwa Papa Sava, aho akora udushort tugiye dutandukanye. Nawe n'umwe mu banyarwanda bafite abantu bamukurikirana bagera ku bihumbi 800. Iki ni igice cya miliyoni kirenga. Ibi ni ibintu bitizanye yarakoze kugira bigereho. Ese wowe uyu munsi utekereza ko wakora iki kugira ngo ugire icyo ugeraho? Yego, mu Rwanda harimo amahirwe menshi, ariko biragoye kuba wabona akazi. Ese mu by'ukuri nimba utagafite, iyo internet ufite iyibyaza umusaruro mu buryo ki? Sinje kukugira inama, sindi umujyanama, ariko ndi kugira ngo wereke yuko izi mbuga nkoranyambaga dukoresha uburyo ki tuzikoreshamo, twazikoresha neza, twazikoresha nabi, ariko hari nabo zigirira umusaruro, aribo ndi kukwereka. Tunyarukije Papa Sava, nawe ari umwe mu bantu bahembwa amamiliyoni cyangwa se abahembwa miliyoni y'amanyarwanda kuzamuka mu gihe cy'ukwezi kumwe. Tutagiye kure, dukomeze n'undi. Uyu mugabo yazanywe na Nyakso, azanywa na Patino, abo bantu bari timu yakoranaga, ariko Patino nawe yazanywe na Nyakso. Ubwo bakoraga ibya comedy, bakorera kuri The Focus, bakorera kuri Kasuku n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko uyu mugabo ndetse mwese mwamaje kumenya ni umugabo witwa Niyonshuti Yannick cyangwa se Killerman. Killerman ni umwe mu banyarwanda bihirinze, bagiye bakomeza kuvuga ubuzima bwabo, urugendo rwabo mu ruhando rwa sinema no mu buzima busanzwe, uburyo ki byari ingorabahizi gusavayivinga cyangwa se kuba yabasha kubaho. Ariko uyu munsi ni umwe mu banyarwanda batunzwe na YouTube channel ndetse n'ibindi bikorwa, ariko nibyizanye. Nubwo kuri we bisa nkaho ari ibintu byamugwiririye, kuko kujya ajya gutangira urugendo rwa sinema yari yicariye muri jaride ahazwi mu Rugunga, ba Nyakso bari gukinira hafi ye. Abantu bose barangije gukina haburamo umuntu role imwe, bamubona aho ngaho baramubaza ati se musore wakina? Nuko urugendo rwe rwatangiye kugeza uyu munsi akaba ari umwe mu bantu bafite amafaranga menshi babikesha urubuga rwa YouTube. Aribyo nababwiye ahangaha, n'undi butengaruka kuba uko wakora cyane, buriya udakoze ibintu bifite karite hari n'igihe bitagira akamaro. Kuko kuri YouTube kugira uhembwe neza, kora ibintu bifite karite, kora ibintu byawe ubikunde, ubisangize abandi nabo baguhe support. Nkuko nyabyo babwira, nta muntu wigira. Ese uyu munsi Nyakso abaye hate, ameze ate? Nyakso nawe ni umwe mu banyarwanda bakiri bato, impano yabo yo gusetsa ku budasa bwabo bwabakijije. Nubwo uyu munsi Nyakso adahagaze neza ku rutonde rw'abantu bahembwa na YouTube channel mu Rwanda kubera ko yagiye agabanya imikorere cyangwa se uburyo ki yarebwagamo, ariko nibikuraho uyu munsi kuba ari umunyarwanda mutoya kandi uhembwa amafaranga menshi afatika. Tutagiye kuri Nyakso ko sowe twari turiho, dukomeze na Killerman. Killerman nawe ari umwe mu banyarwanda bahembwa guhera kuri miliyoni 2 z'amanyarwanda kuzamuka mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ndagira mu byumve neza, si wo mushahara nyirizina, ahubwo ni ikigereranyo. Byumvika neza yuko ashobora kuba yayarenza cyangwa akayajya munsi bitewe n'uko yarebwe, kuko kandi ni YouTube ntabwo iguhembera ngo umubare wa views wagize, ahubwo bireba ngo ni warebwe igihe kingana iki. Abo bantu bakurebye niyo baba 10,000 bakurebye, ibintu byawe birarangira. Ariyo mpamvu ngusaba ko wareba iyi video yose ukayirangiza, ukaboma inkunga yawe. Inkunga yawe ni ingenzi. Dukomeze n'abandi. Morodekayi, Murindahabi Irene, akaba manager wa Vestine and Dorcas, akaba ari umwe mu bagabo nabo basobanukiwe urubuga rwa YouTube, barusobanukiwe mu buryo bufatika, bakamenya ngo ni iki. Ni umunyamakuru ku Isibo TV,
yakoreye amaradiyo agiye atandukanye n'amateleviziyo agiye atandukanye, ariko ntibyamubujije kuba yaza kuri YouTube agakora afite abasubscribers 600,000 n'abandi. Uyu munsi ni umwe mu bantu bafite aho bageze, ni umwe mu bantu bakoze ibikorwa bihambaye kugeza ubwo yamanaginze Neo Bosco, tukamenya Neo Bosco tuzi uyu munsi abikesheje YouTube channel yiwe no kuba ari umwinfluencer mwiza cyane. Uyu nawe ahembwa asaga miliyoni 3 z'amanyarwanda kuzamuka. Afite channel zigera muri 2, afite MI Empire icishwaho ibiganiro bye, akajyana MI Music icishwaho indirimbo za Bad Vestina na Dorcas. Nubwo bitabashije yuko akomeza kumanaginga umuhanzi Neo Bosco, ariko uyu munsi nyeka yuko aba managinga bahagaze neza, kuko cyane ko n'ejo bundi bafite indirimbo yasohotse ejo bundi iri kurebwa. Tutagiye muri byinshi, reka dukomeze n'undi munyarwanda uhagaze neza mu bya YouTube, Big Energy, Ghetto Youth, Yago Pondat. Umugabo tutanagiye kure, mu minsi yashize yaravuze byaracitse bibi kuba. Yago Pondat ni umwe mu banyarwanda bahoze bakorera TV10, ni umunyamakuru wabyigiye, ni umunyamakuru utaraje ngo ahite yitereka kuri kamera ngo apfe kuvuga. Yagiye mu shuri afatika, yarandika, ariga, aranota, akora test, akora examen, arapasinga kugeza ubwo TV10 yamugiriye icyizere mu akazi. Uyu munsi ni umwe mu banyarwanda nabo basobanukiwe YouTube channel icyo ari cyo, arayiyoboka. Kuyiyoboka ntibyanze kumuhira kuko yarazi ibyo agiyemo, yarazi imbaraga bisaba, yarazi icyo bisaba, araza aragitanga. Cyane ko yari yaramajije kubaka FM n'ubundi kuri televiziyo yakoreraga Tele10. Uyu munsi Yago Pondat ni umwe mu banyarwanda bahagaze abasubscribers 700,000 kuzamuka, akaba ahembwa hagati ya miliyoni 4 na miliyoni 4 kuzamuka. Bivuze ngo yazijya munsi cyangwa akazijya hejuru. Ayo ni estimation cyangwa se ni ikigereranyo cyo ku kwezi, apana ku mwaka cyangwa buri munsi, ko YouTube nihembera ku mwaka, ihembera ku kwezi, ni guhemba buri munsi. Bivuze ngo ni akazi nk'uko umukozi akora agahembwa umushahara we ku kwezi. Uyu munsi ni umwe mu banyarwanda nabo bameze neza cyane kabisa, bagarutse mu Rwanda. Ejo bundi yari ari mu Bugande kubera amatiku yari ari kuba, ni byinshi byagiye bivugwa. Yago Pondat ni umwe mu banyarwanda bakurikiranwa. Tunyarutse reka tujye ku munyarwanda ndamuvuga kuko nawe ni umuntu w'influencing abanyarwanda mu buryo bugaragara kandi bufatika. Nuko ari umuntu ugaragaza uko ari, ugaragaza uko ateye, akirekura, akavuga uko ari, bityo rero bigatuma ibikorwa bye akora byihuta mu gutera imbere. Bamwita Bruce Melody Munyakazi. Uyu mugabo ni umuhanzi, ni umunyarwanda w'umuhanzi, arazwi, nawe utamuzi, ubaye utamuzi cyaba bigoranye kabisa. Gusa impamvu mugarutseho nubwo ari umuhanzi, hari abanzi benshi bamurusha abasubscribers cyese bamurusha guhembwa neza, ariko nkuko nabikubwiye mwe mubibarira mu basubscribers no muri views. Ariko ndagira mwibiri banga yuko YouTube buriya ntabwo guhembera ngo ufite abasubscribers bangahe, kuko ibihembo bya YouTube byo birari ku basubscribers, ariko nanone baguhembera ngo ibintu byawe birebwa gute. Niyo mpamvu ngarutse Bruce Melody, sinirwe njya gushyiramo Meddy, sinirwe njya gushyiramo The Ben, Tiger Ben, ahubwo nkahita kiramo Bruce Melody. Bruce Melody nubwo Meddy amurusha abasubscribers, ariko ntabwo amurusha guhembwa neza. Impamvu atamurusha guhembwa neza, ikigaragara nuko Melody imwe mu banyarwanda bazamutse neza cyane, bakaba bageze aho bageze uyu munsi kubera ku influencing abantu, akora indirimbo igahita yihuta. Si yihuta nyamara ngo nuko yakoze indirimbo ya Danger, ahubwo yihuta kubera yuko mbere y'iyo ndirimbo aba yakoze iki,
arabanza agacishaho agatrendinga mu gihugu, aribyo bita marketing. Nyamara kubaka marketing iyo ndirimbo igiye gusohoka, boom, agahita ayisohora. Iyo igisohoka biba byoroshye yuko iyo ndirimbo yahita trendinga, kubera yuko n'ubundi iki naba yakoze aba yabanje kuyitwikira ibyo tuzi mu ndimi zo gutwika natwe. Gutwikira indirimbo melody ni akantu toto kuri we, kubera yuko ayitwikira igisohoka agakomeza akayitwikira yasohotse kugeza igihe agiye gusohora indi ndirimbo. Yarabyivugiye ngo ni Munyakazi. Ni umwe mu banyarwanda rero bahembwa amafaranga asaga miliyoni 12, ni 11 kumanuka. Impamvu uvuze kumanuka, ashobora kujya munsi yazo cyangwa akajya hejuru bitewe n'uko yarebwe. Ndagusaba ko bakora subscribe natwe urabona nayo kurwo rugendo twarwinjiyemo tukarukomeza. Ni urugendo rutoroshye, ntugire ngo bose babigezeho kuko babyutse ngo bagahita buzura ingobyi, nawavutse ngo yuzure ingobyi, ahubwo ndabigezeho kuko bakoze. Ariyo mpamvu nanjye uyu munsi nagarutse nkubwira gukora subscribe, mwereza abantu bose ngo umenye ibyo ari byo. Aya makuru nguhaye ntiwumve yuko ariyo nkiza akadomo ngo niko bimeze 100%, kuko ibya YouTube umunsi ku wundi bigenda bihindagurika. Yari Selector Panther Boy from Wakanda Family Bad Menshita kumikira from Kigali, Rwanda. Iyi ni Kantona TV show. Kora subscribe tubane mu bindi biganiro. Ciao ciao.